ukajijisha abantu ngo uri umuzimu uri shitani ngaho bura shitani zigenda zibura ngaho bura ngaho bura siko mwamfashe satani mwayabura akose wowe satani yabura wowe yifashe wowe wowe ukanyinisha sha uyu mafene ni umunyamitwe uri kubyura akose gaconyo wacinkone zawe ubundi reba hano uramva njyewe nyine wita pastor wose wowe ndabizi Pastor Suleiman nako sura y'Imana uranzi wowe yakunyenesha gutawa kose wa muntu wese kata wowe bambira nari nibye umva nkubwire wagaragaye tugiye guhuruza baze bagufate bakujyane pastor nawe kuko pastor ceceka shitani toka mwizina rya kamera ishashi wewe sha wewe kuzurajisha wewe soje karifiye sha muratabara muzimu yante lebeki dore mana we lebeki mafene wewe yigeze sha wigize sha itara hato yigize iki ni cyama fene icyo cyaje ukoroje karifiye ngo kiri kwigira shitani niko nyanga go niwe Mariya n'ibigore wigira shitani ubwira ko byageza aho umva aho muri shitani aho muri toka shitani kamirisha wanya ngaho muri toka shitani kamirisha wahita muri dafa shitani zitazibu aho mura mane uyu sima fenera nirwa mafene nirwo rwamaze karifiye imitungo y'abandi barashokoroshe akazina kumwita amafene nguyu ngaho ngera nge mubo ukinisha ngo uri kwibuza nkuremo nge ndasenga sha uri kubyumva ngaho bura ngaho toka shitani kamirisha ngaho ibeshe aya uyu ni mafene y'umuntu urikira ko ye wakasa niko mafene rwaga pena karara mari wowe vuga ituvu nibyo wakubwiye ngo uzurateka imitoko buri kwera ariko namwe murareba beke reba ntabayikora ariko nta nubwo ureba aho wiba kweri ntakumanza wareba aho wiba urabona njye wanyiba ariko nyine chabiraje nawe ko vuvuye ahangaha chabiraje mugize umujura mwakubise inkoni zamba ko kumuce inkoni zamba kadukubita inkoni bate mbabare bagahaguruka tugenda tukajyana n'umugabo namanza tubwire ibi bintu biterwa n'iki vuga vuga turi no kwigendera urebye nyine ntabwo vuga makabutura yarayakina yisiga amara ureba ariko nyine nsanzwe niyo yigize umuzimu ukajijisha abantu ngo uri umuzimu uri shitani ngaho bura shitani zigenda zibura ngaho bura siko mwamfashe satani mwayabura akose wowe satani yabura wowe yifashe wowe wowe ukanyinisha sha uyu mafene ni umunyamitwe uri kubyura akose gaconyo wacinkone zawe ubundi reba hano uranzi njyewe nyine wita pastor wose wowe ndabizi Pastor Suleiman nako sura y'Imana uranzi wowe yakunyenesha gutawa kose wa muntu wese kata wowe bambira nari nibye umva nkubwire wagaragaye
tugiye guhuruza baze bagufate bakujyane pasi nawe koko pasi ceceka shitani Ajya gurishwa toka mu izina rya kamera ishashi twabura mwashuriza koko mw'abantu umva ibyaho bigomba gusobanuka abo wariganyije bose njye ntuzanshiremo njye akose kuri kuri pasoro wanze kimana tugira imbabazi nk'igenda kuko wa muntu tubirangize niba turi amahani imbabazi tuzimuhe birangire gusa nta mbabazi yego bigomba kurangira duhuruje yego abo yibye bose akabariha dore ko numvishe ejo bundi mu makaritsiye pfiriya hose bari kuvuga ngo yarabajogoye nanjye ibyo byajije muri baratwaye yo kuzamufata ndagufashe rero ntibikira aha ngaha tugomba guhamagara abantu bakaza ukariha ibyo wibye byose uri kumva ni umuzimu kwera ngo kirabura aho kireba njye ntuzankinisha byumva sha byumva genda iki ni telefone ndawutetse pe zarani ndarebe biri kudarokapu kubya ndakaze nje ntekubutse mafene muri mbate bwose rusore ino bintu bayo ndigini koko ngibi yisizi ranje ziwantize ndi umuntu urenze cyane n'amahanga ndayejoguza nagiye mu Burusani bayo hanswe turi buri munsi ngiye ko mu pastor wajyaga rahanuraga ngiye yo ndayi koko witwa Suramana ndakoko narenze wa kana komeza urugendo je obonde nerenje ewa